Shalom, ni kuwa gatatu itariki ya 12 ukwezi kwa kane 2023, umunsi w'102 w'umwaka. Andi mahirwe yo gutera intambwe nshya kubw'ubuntu n'urukundo rw'Uwiteka. Ni ukuri mu mubabaro wawe ngiye kugusubiza kandi uzishima. Zaburi 120 umurongo wa mbere. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka aransubiza. Inshuti y'umusaraba, mu gahinda kawe isengesho umaze iminsi usenga ubwira Imana imaze igihe iryumva. Amasengesho wasenze Imana n'agahinda, ubabaye, cyagiye bagututse, cyagiye bakubwiye nabi, ubuzima byanze, wabuze uburyo, ubona wabuze hepfo na ruguru, rya joro wari umeze nabi, utazi nimba buri buke, wa munsi wabona gutazi nimba uri bwire, ariko ugasenga n'agahinda uvuga ngo nanjye nyiyereka, Mana nange ibi bihindure. Uwiteka agiye kugusubiza kuko yabonye umubabaro wawe, agiye kukunamura, agiye kuguhanagura amarira, agiye kugukiza ko gahinda, kuko ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Kandi amasengesho iyo umuntu yasenganye umwete, Imana iyaha agaciro. Turagushimiye Nyiringabo Imana, urakoze ko utari bwirengagize na gato gusenga kwa mwene data. Urakoze ko utari bwirengagize umubabaro, urakoze ko utari bwirengagize agahinda ke, ahubwo ugiye kumusubiza kukugira neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.